Ibi byiza ko dukurikiye twese turabizi ko kunywa amazi washizemo indimu ari byiza cyane kuko bifasha igogora kugenda neza. Mu ndimu habamo vitamine C, ariko tukwiye kumenya ko hari ingaruka zikomeye cyane zishobora kuba ku buzima bwawe igihe waba wakoresheje aya mazi arimo indimu ukayakoresha nabi. Ahangaha rero tugiye kureba ingaruka zikomeye cyane zishobora kuba ku buzima bwawe igihe waba wakoresheje indimu nabi, cyane cyane indimu washize mu mazi. Ngiye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye kuba mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe kandi kuri like, kandi nimba hari ikibazo ufite ucyandike muri comment, turaza kugusubiza. So ikintu cya mbere rero ukwiye kumenya nuko indimu iyo wayishize mu mazi, indimu ibirimo acide nyinshi cyane. Iyo rero ibi bikoze buri munsi ukabikora buri munsi, iyi acide igeraho ikaba nyinshi ikangiza igifu cyawe. Iyo yangije igifu cyawe rero nibwo utangira kurwara igifu, ukajya uribwa. Ubwo buribwe noneho icyo gifu cyawe kikasa nkaho kirimo ibisebe, ukajya uribwa imbere n'inyuma kandi waratangiye kuribwa ubifata nk'ibisanzwe. Akaba ari niyo mpamvu igihe cyose uzi ko urafata amazi ukayashyiramo iyo ndimu, uba ugomba gushyira mu mazi menshi kandi ukanywa ayo mazi ari akazuyazi cyangwa ashyushye, nibwo byagufasha cyane. Icyo nicyo ukwiye kumenya. Ikindi dukwiye kumenya ni uko iyi ndimu iyo wayishize muri ayo mazi, iyo acide ubwayo ishobora kwangiza amenyo yawe. Amenyo y'umuntu agira iyi kushe y'imbere igaragara bita emaye. Iyi emaye rero ishobora kwangizwa na ya acide iri muri ya ndimu, muri wa mutobe w'indimu wavanze n'amazi. Akaba ari niyo mpamvu igihe cyose uzi ko uravanga amazi n'indimu, ugomba kuvanga mu mazi byibuze muri litiro y'amazi, kuko iyo uvanze tuvuge nk'ikirahuri kimwe cyangwa igikombe kimwe ugashyiramo indimu yose, aho ngaho uba washizemo acide nyinshi ishobora kwangiza igifu cyawe, ishobora kwangiza amenyo yawe. Birumvikana rero ko ya acide iri mu ndimu itangiza gusa igifu, ahubwo ihera ku menyo. Akaba niyo mpamvu biba byiza nko mu gikombe kimwe wakagombye gushyiramo agace k'indimu apana indimu yose, kuko indimu yose birimo acide nyinshi. Icyo ni icya mbere dukwiye kumenya. Ikindi dukwiye kumenya ni uko indimu ubwayo ni umuti uri naturel, ni umuti ushobora kugufasha. Ariko iyo ukoresheje iyi ndimu ukayivanga cyane n'ubuki, ukabikora igihe kinini, bishobora kwangiza amenyo yawe, bikaba byatuma amenyo yawe atangira yapfumuka, ugasanga inyungu wagakwiye gukura muri iyo ndimu, ahubwo usanze uri kubihomberamo. Ibi ngibi rero akaba ari niyo mpamvu ukwiye kubyitondera, ukagenda buhoro. Ntugendere mu kigare ngo indimu, ntugendere mu kigare, ahubwo banza wumve inyungu zo gukoresha indimu, ariko uyikoreshe mu rugero. Ikindi dukwiye kumenya ni uko hari abantu bashobora kugira ikibazo cya allergie ku ndimu, kuri wa mutobe w'indimu, noneho yanywa na nyinshi bikaba byamutera ibibazo byo kuribwa mu nda, ibibazo byo kumva, byo guhora asuragura, kandi igihe yakagombye kuyikoresha mu rugero byakagombye kumugiraho akamaro. So ikindi rero dukwiye kumenya ni uko ukwiye kwirinda gufata indimu n'amazi ukabikoresha umaze kwiborosa cyangwa gake mbere yo kwiborosa. Impamvu kuki tuvuga mbere yo kwiborosa, nyuma yo kwiborosa, ni uko mbere yo kwiborosa na nyuma yo kwiborosa iyo ubikoresheje ako kanya, iyo umuntu amaze rero kwiborosa cyangwa mbere yo kwiborosa, iyo emaye cyangwa iyo kushe y'amenyo iba yoroshye cyane. Iyo unyweye rero uwo mutobe w'indimu, uragenda ugahita wayangiza rero ukabikora uyu munsi, n'ejo bundi ugasanga amenyo yawe yatangiye kuba umuhondo, yatangiye kwangirika, ukibaza icyabaye, kandi ari wowe uri kwangiza amenyo yawe kubera kunywa ayo mazi y'indimu ukayanywa nabi. Ikindi dukwiye kumenya ni uko kunywa amazi y'indimu ukanywa menshi cyane
ukajya uyanywa buri munsi cyangwa ukanywa kenshi ku munsi, bishobora kugutera icyo bita alcalose metabolique. Alcalose metabolique biba bisobanuye ko mu maraso yawe acide iragenda ikagabanuka, yagabanuka ukaba wahura n'indwara zitandukanye. Ariko ikindi gikomeye cyane ni uko kunywa amazi arimo indimu kenshi kandi ukayanywa buri munsi bishobora kugutera ikibazo cy'impyiko. Tuzi ko kunywa amazi ntacyo bitwaye, bifasha impyiko gusohora imyanda, n'iriya ndimu birimo uba washize mu mazi birimo vitamine C, birimo acide citrique n'ibindi byinshi. Ariko kuyinywa nabi nibyo turi kuvuga, nibyo byangiza impyiko zawe. Akaba ari niyo mpamvu kugira wirinde ibibazo byo kwangiza impyiko zawe, byo kwangiza amenyo yawe, byo kwangiza igifu cyawe, biba byiza byibuze gufata aya mazi y'indimu byibuze gatatu mu cyumweru, ukayafata uyu munsi kwa mbere, ugasimbuka kwa gatatu, ugasimbuka kwa gatanu, ukarekeraho. Aho ngaho nimba wayafashe neza, aho ngaho biba bihagije, wabikoze neza. Ikindi dukwiye kumenya ni uko ukwiye gutandukanya jus, baba bavuze ko ari jus y'indimu, n'indimu uba wikoreye ubwawe. Ugafata indimu ukayigura, uwo mutobe w'indimu ukawukamurira mu mazi ukanywa, biba bitandukanye n'ariya maji waba waguze ngo ni jus y'indimu, ngo ni fanta ya citron. Biriya biba bitandukanye. Impamvu bitandukanye ni uko akenshi biriya bitwa ngo ni amafanta ya citron n'ibindi, akenshi ntabwo aba ari citron, ntabwo ari indimu inyandimu baba bashyizemo, ahubwo ni andi maproduit, ma chemicals baba bashyizemo, bigasa nk'indimu, bikaryoha nk'indimu, kandi mu by'ukuri atari indimu. Ikindi dukwiye kumenya ni uko iyo ushize iriya ndimu mu mazi, uba ugomba kuba sure yuko washizemo indimu nkeya mu mazi menshi, kugira iyo acide itaza kugutera ibibazo. Ikindi dukwiye kumenya ni uko ukwiye kwirinda kunywa amazi arimo indimu ngo unywe n'imiti. Impamvu ugiye kwirinda kunywa amazi arimo indimu ngo unywe n'imiti ni uko iyo vitamine C ishobora gutuma imiti imwe n'imwe itinjira mu maraso. Imiti rero uba wanyweye nayo n'iyo jus cyangwa ayo mazi arimo indimu, bikaba byatuma iyo miti idakora, ukaba watinda gukira cyangwa ukaba wakomeza kuremba kubera kunywa amazi y'indimu uri kunywa n'imiti. Ibi ngibi rero birumvikana neza ko bitari byiza kunywa amazi y'indimu utariye. Ibyo birumvikana, nubwo rimwe na rimwe wanywa amazi menshi, litiro imwe y'amazi ugashyiramo agace k'indimu mu gitondo kugira bigende neza. Aho ngaho acide ntabwo aba ari nyinshi, ushobora no kubinywa utariye. Ariko gufata indimu yose cyangwa indimu ebyiri ugashyira mu mazi ukajya unywa buri munsi, cyane cyane ba bandi bavuga ngo baba bashaka kunanuka, aho ngaho ushobora gukora ikosa ugasanga warananutse kubera amazi unywa akenshi, ugakora siporo, ugakoresha n'izindi nama, ukananuka, ariko ukiteza izindi ndwara, ukarwara igifu, ukarwara impyiko, ukarwara ibindi, ugasanga witeje ibibazo bitari ngombwa. Ibi ngibi rero nibyo wagakwiye kumenya, ukirinda kwiteza indwara ugira ko hari ibyo uri kunguka. Tukaba tubashimiye rero ko mwadukurikiye, twongera kubibutsa gukanda kuri subscribe no kuri like, naho ubutaha. Bye bye.